Abasuhuje mwese mukomeje kugenda mutugaragariza ko mwahisemo kujya mubana natwe umunsi ku wundi, kanizere ko aho muherera hose mumeze neza cyane. Mboneyeho kubifuriza amahoro y'Imana, uburinzi bw'Imana n'ibyiza by'Imana ko byakomeza kugenda bibasakaraho iteka n'iteka. Reka rero mbibutse ko tuba tugeze mu mwanya w'amakuru aba akomeje kugenda asohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera hirya no hino aho dutuye. Muri aka kanya nkaba mbona rero inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'agahinda y'umunyeshuri waje kuba yapfira mu mpanuka ubwo yari arimo kujya ku masomo, yari arimo kujya ku ishuri birangira ahitanwe n'impanuka. Ni amakuru rero mbona yababaje abantu benshi, ariko mbere y'uko tuyinjiramo reka tubibutse mwebwe mubana natwe utarakora subscribe kwihutira kuyikora, hanyuma kandi mwese tubasabe kujya mwibuka kudukandira kuri like kuri kariya kantu kameze nk'igikumwe, kuko ni ingenzi bituma channel ikorerwa recommendation, inkuru zikagera kuri rubanda nyamwinshi. Kandi murabona ko iyi channel ikiri hasi, rero nimudufashe turebe ko twagera ku rwego rushimishije. Reka turebe amakuru yacu. Rero ni amakuru avuga ko umukobwa w'imyaka 20 wari urimo kujya ku ishuri, ndabona ari mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Umukobwa yitwaga Faith Kichoncho w'imyaka 20, akaba yapfuye azize impanuka y'imodoka yabaye muri Rubanda district, ni hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Bikavugwa ko rero uyu munyeshuri yarari yapfuye arimo gusubira ku ishuri, hanyuma birangira atageze ku ishuri, akora impanuka. Nago mu nkuru turi gusoma bagaragaje ese byagenze bite kugira ngo iyi mpanuka ihitane uyu munyeshuri, ariko nk'uko tubibona turabona ko ari imodoka ebyiri zagonganye. Bigaragara yuko ari imodoka ya hoho ndetse n'imodoka ntoya, bigaragara yuko ishobora kuba yari ipakiye ibintu bimeze nk'ibirayi, kuko ndabona n'ibirayi byaranyanyagiritse. Ndabona ari izo modoka zishobora kuba zaragonganye nk'uko namwe mubibona ku mafoto, hanyuma birangira uyu mukobwa aguye muri iyi mpanuka. Impanuka zikomeje kugenda zijyana ubuzima bw'abantu benshi cyane. No gusenga cyane rero, nyamuneka njya mbabwira ati abantu musenga rwose, musenge muri iyi minsi. Ibyorezo biraba bitaje, impanuka zikaza, impanuka zitaza, abagizi ba nabi bakabatejemo. No gusenga cyane, Imana ikajya ihora iturambuye ikiganza cyayo, uburinzi bwayo akaba aribwo buzajya bubana natwe umunsi kundi, kuko twebwe nk'abana b'abantu ndabona tutabashe kuba twabyikorera. Ndabakunda cyane rero, ubwo ngubwo reka mbibutse ko rwose mwakora ibisabwa, kandi amakuru yacu nakagaruka. Mwibuke ko twajya tunabana ku Isimbi TV, ushaka kuvanga ukanadusura ku Isimbi TV kuko amakuru aba atandukanye.